Yes, turabashimiye mwese abadukurikira kuri Uruzabibu TV official. Jewe dusanzwe tubana cyangwa tubana umunsi ku munsi, nitwa Aphrodis Uwizeyimana. Uyu munsi rero twaje muri studio turi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi ndetse na producer. Ntago naje jyenyine rero, murumva ko uyu munsi ni byiza, ni ibirori. Mwese abadukurikirana ndabararika kugira ngo ntimuze gucika. Uyu munsi biraryoshye. Ari kwica nzino kubyimana ishaka, ari byo nkwiriye gukora. Ari kwica nzino kubyimana ishaka, ari byo nkwiriye gukora. Ndakwiringiye nkubanje imbere, sinkorwa n'isoni turi kumwe Mana yanjye. Ndakwiringiye nkubanje imbere, sinkorwa n'isoni turi kumwe Mana yanjye. Ntacyo nguhisha imbere n'inyuma, ni wowe maboko yanjye undwanirire. Ndakwiringiye nkubanje imbere, sinkorwa n'isoni turi kumwe Mwami wanjye. Ntacyo nguhisha imbere n'inyuma, ni wowe maboko yanjye undwanirire. Wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi, kuva kera abakwiringiye babayeho mu mahoro. Mana, wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi, kuva kera abakwiringiye Mana babayeho mu mahoro. Oh, ntanabara wigeze utsindwa Yesu Kristo, ndakwiringiye. Ntanambara wigeze utsindwa Yesu Kristo, ndakwiringiye. Ntanambara wigeze utsindwa Yesu Kristo, ndakwiringiye. Yes, turabashimiye mwese abadukurikira kuri Uruzabibu TV official. Jewe dusanzwe tubana cyangwa tubana umunsi ku munsi, nitwa Aphrodis Uwizeyimana. Uyu munsi rero twaje muri studio turi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi ndetse na producer. Ntago naje jyenyine rero, murumva ko uyu munsi ni byiza, ni ibirori. Mwese abadukurikirana ndabararika kugira ngo ntimuze gucika. Uyu munsi biraryoshye, muraza kumva indirimbo nziza zihimbaza Imana, muraza kumva amajwi meza, muraza kumva uburyo bicurangitse biryoheye amatwi. Uyu munsi rero gihe wabateguriye ikiganiro nkuko bisanzwe, ndabasaba kugira ngo mukande subscribe, mukore share, comment, like zanyu turazikeneye. Uyu munsi ntimuze kujya kure cyane ngo muveho, ahubwo muze gukurikirana kugeza ikiganiro gisoje. Reka rero ntabarambiye nakire abatumirwa dufite
abatumirwa bacu uyu munsi wa none, reka tubahe umwanya babanze babibwire. Yesu ashimwe. Imbazwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Imana ikurinze neza Cyane. Amazina mwitwa bande? Twitwa Tumukunde Esther. Witwa Tumukunde Esther. Tumukunde Esther. Uyu munsi turakwakiriye kuri YouTube ya Uruzabibu TV Official. Murakoze cyane. Nuko ubonye bwa mbere mu ijambo rimwe cyangwa mu magambo abiri, Tumukunde Esther ni muntu ki? Tumukunde Esther ni umuririmbyi, ni umubyeyi, ibindi ubishaka zaca inbox tuvugane. Aha, urakoze cyane. Mu buryo bwo kuba uri umuririmbyi ku giti cyawe cyangwa uri umuririmbyi muri korali kuva ryari? Yego. Ndi umuririmbyi muri korali kuva 2018, ariko ubu ngubu ndi gushaka kwikorera ku giti cyanjye. Yego. Yego. Wow. Turanezerewe kuba turi kumwe nawe, ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma turi kumwe na producer, reka nawe bamuhe mikoro abasuhuze nkuko mwari mwamubonye cyagiye twakoranye ikiganiro. Uyu munsi twongeye kugaruka kandi agiye no gucuranga. Producer, Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Mumeze neza? Turashima. Iminsi myinshi. Abantu baragukunze uyu munsi, niyo mpamvu twagarutse tuza muri studio dusanga mufitemo n'abaririmbyi, twumva turashaka ko dukorana ikiganiro mukana turirimbira kugira ngo abantu badukurikiye bakomeze kunezerwa. Twishimiye kuba tubanye namwe. Ibutsa abantu badukurikirana, producer turi kumwe uyu munsi ninde, ni muntu ki? Nje nitwa producer Nganizi Alpha René Munana. Hari n'andi mazina ndashaka kuvuga ni menshi cyane, ariko ndashimana ko nongeye kubabona nk'abanyamakuru nk'ikiganiro gica kuri televiziyo y'Uruzabibu. Yego. Nishimiye kongera kubabona rero, cyane ko nabonye ko abantu bishimiye ikiganiro twakoranye ubushize. Imana yabwo icyubahiro ko mwongeye kugaruka amahoro. Amen. Umwaka 2025 utangiye gute? Mutangiye ndi muri Yesu gusa. Amen. Hanyuma uyu mugoroba tugeze umugisha wo kugusanga muri studio harimo n'abaririmbyi. Ndagira ngo tubahe umwanya kugira ngo tudakomeza kubivuga gusa abantu batanabireba, tubahe umwanya mubanze mugira indirimbo muturirimbira wowe na Esther nkuko tubasanze hano muri studio. Reka tubahe umwanya tubaze tubatega amatwi, turagaruka mu kanya. Murakoze cyane. Nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, n'igikomere nta kimwe atomora, n'ukuri Yesu arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, n'igikomere nta kimwe atomora, n'ukuri Yesu arashoboye. Naramubonye mu gihe cyo kubyara, mu ndwara zikomeye mubona akiza, mu ntambara z'urudaca araseruka. Yesu aratsinda, uwo mwami arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, n'igikomere nta kimwe
Yesu arashoboye. Yes, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma twumvise uburyo muturirimbiye, ariko indirimbo imwe ndumva idahagije. Mugiye kongeraho indi ndirimbo imwe kugira ngo abantu babyumve neza, hanyuma mu kanya nanjye hariyo ndibuze kubasaba kugira ngo dukomeze kuganira, abantu badukurikiye bakomeza kuryoherwa n'izindi ndirimbo tugiye kumva, kandi tubararikira no kuza kumva. Hari ibibazo dukunda kubaza abantu byitwa ngo ni question challenge. Mu kanya mukomeze kudutega amatwi, muraryoherwa cyane. Mudushyire indi ndirimbo imwe, Imana ibahe umugisha. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugira. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzaba mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. 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 Yes, murakoze cyane. Hanyuma tunejejwe n'indirimbo mumaze kuturirimbira, kandi turanezerewe cyane. Mfite umugabane mu ijuru. Mfite umugabane mu ijuru.
hanyuma Esther, uyu munsi wa none ni iki cyaguteye kumva waba umuririmbyi guhera 2018? byanjemo buryo numvise mbikunze. Hari umuntu wafata nk'ikigitegererezo mu baririmbyi cyangwa mu bandi bahanze ukunda, yenda ngo tubwire kugira ngo tumenye uyu munsi wa none ni uwuhe muhanzi ufataho nk'ikitegererezo? Oya, nta role model ngira. Nta role model ngira? Role model wanjye ni njyewe nyine. Ni wowe ubwawe. Hari indirimbo waba umaze kwandika zawe ku giti cyawe? Yenda no gutaza turirimbira uyu munsi wa none, ariko tukamenya aho bivuye naho birimo bigera kugira ngo twumve. Bashaka gutegura kwandika, ntago ndatangira ubu ndi gukora amakava. Yes, urimo urakora cover. Yego. Ni nk'iyihe ndirimbo wumva ikuba hafi cyane niyo uri mu rugo uba wumva ushaka cover yayo buri munsi bya buri munsi? Ni umusaraba. Iyo nayo turaza kuyishyiraho abantu baraza kuyumva. Hanyuma uyu munsi Esther twumva wabatijwe ryari? 2018. 2018 nibwo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni iyihe ndirimbo icyo gihe wumva wibuka yaguteye kuba wumva ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Nakwemo twumve yego. Nacanga twumve. Twumve yego. Ni iyihe ndirimbo twongera twumve? Niyo ngiyo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Turirimbire kugira ngo hari n'umuntu ushaka kuyumva nawe akayitakizwa mu izina rya Yesu. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, umutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza ubwo nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza njye munyajana hawe agakiza. Nigitangaza njye munyajana hawe agakiza. Yes, irakoze cyane. Uyu munsi wa none twagusanze mu ijwi ryiza hano muri studio. Hari abantu badukurikiye kandi banishimira ibikorwa byawe. Bitega iki mu minsi iri imbere? Bitega iki mu bikorwa bimuteganya? Ni iki wabwira abantu mu minsi iri imbere muri 2025 no mu myaka iri imbere? Cyo nababwira mbahishiye byinshi. Yego. Bahishiye byinshi muri 25 bazabibona kandi ni byiza cyane. Yego. Muri mu gihe umaze uririmba ndatekereza ntabwo ari hano honyine tugusanze, haba hari n'izindi ndirimbo wagiye ukora. Hari urugero rw'izindi ndirimbo twagusangamo yenda wagiye ukora cyangwa ukorana n'abandi bantu cyangwa ukorera cover, cyangwa ubu nibwo ugiye gutangira? Ubu nibwo ngiye gutangira, ubundi ni muri korali. Ubundi ni muri korali. Yes, nkamwe abadukurikiye ku Ruzabibu TV official, uyu munsi ntabwo ari umunsi udasanzwe. Iyo twasanze umuntu ari umuririmbyi tukamusanga muri studio, nta kindi tuba dufite cyo gukora uretse kuturirimbira tukanezerwa, hanyuma tukagira ibintu tumubaza. Baturirimbiye rero, nyuma yuko bamaze kuturirimbira mu kanya baraza kongera kuturirimbira, ariko twumvaga hari ibibazo twumva twababaza. Muriteguye? Yes, I'm ready. Bameze neza? Yego. Ni mwamenye ryari? Producer Rene Nganizi mwamenye ryari? Twamenyanye muri 2024. 2024. Bivuze ngo ni umwaka ushize? Yego. Umwaka ushize. Ni iki wamwigiyeho? Rene. Ni umuhanga. Muri byose, gukora indirimbo, zino kuririmba. Yego. Yego. Ni iki wamwigiyeho uyu munsi wa none wasangiza abantu? Namwigiyeho. Ikinyabupfura turakigira, ariko wanakimwigiraho n'ubu ngubu aciye bugufi. Yego. Aritonda nyine muri make. Yego. Ni iki cyaguteye imbaraga zo guhora uza ngo mukorane
yenda nubwo hari indirimbo zitarajya ahagaragara ariko hari zo mwatangiye gukora, ni iki cyagukomeje kugutera imbaraga kugira ngo mukorane na producer Nganizi Irene uyu munsi wa none? Ni iki gigutera imbaraga? ikintu kinera imbaraga nyine azi gukora. Yego. Akora neza indirimbo, njye narabikunze. Yego. Bituma nyine nkomeza gushaka gukorana nawe. Hanyuma uyu munsi abantu badukurikiye ku Ruzabibu TV official, ntekereza ko yenda turaza kugabanya byinshi turi buze kuvuga, ariko ntabwo tujya dusoza tutababajije ibibazo bitari binini ariko byibanze byo muri Bibiliya. Ese ugisoma Bibiliya? Yego. Ugisoma Bibiliya? Aha, ku buryo ikibazo cyose twakubaza wakidusubiza? Wagerageza. Hanyuma igenda kiri buze kukunanira, producer aza kugufasha? Nta kibazo. Aha, nta kibazo. Hanyuma hari ikibazo twigeze kubaza ubushize, producer wacu ntekereza ko tuba nkaho tutakinogeje neza, ariko twumvise twakikubaza. Iyo usomye Bibiliya dusanga ifite ibitabo bingahe? Bibiliya ubundi igizwe n'ibitabo bingahe? Ntago ndareba neza ariko ntago ndamenya umubare. Aha, ntago uramenya umubare. Producer akunganira? Wamuha microphone akakunganira? Mirongo 32. Aha, hanyuma abantu badukurikiye baze kuturebera, ni 32 cyangwa 66? Nibyo ngibyo mubimenya niko bizi. Aha, nta kibazo, urakoze cyane. Aha, hanyuma iyo turimo dusoma Bibiliya dusangamo inkuru nyinshi zitandukanye, kandi mu nkuru dusangamo zitandukanye hari iz'abantu bakunda. Iyo usomye usanga ngo Yesu yaragiye ku kidendezi ngo hasanga umurwayi wari umaze igihe kirekire arwaye. Ese uriya murwayi yaramaze igihe kingana gute? Yaramaze imyaka 38. Imyaka 38. Yararwaye iki? Yararwaye ntago ndi kubyibuka. Ntago byibuka ibintu. Aha, imyaka 38. Kugira ngo icyo kibazo tukidusobanure neza, ni iki cyatumye amara iyo myaka yose ku kidendezi kandi abandi baza bagakira? Ni iki cyabiteye? Nuko Yesu atari yakaje. Niyo mpamvu? Kuko Yesu niwe waje nyine amushyira mu kidendezi. Yego. Ahita akira nyine amera nk'abandi. Yego. Yenyeka ko ari uko Yesu wenda atari yakaje. Aha, Bibiliya ni iki ivuga? Urumva yamaze imyaka 38 ari ku kidendezi, kandi ngo abandi barwayi barazaga bagakira bakahamusiga. Kubera iki atari yarahavuye nawe ngakire nk'abandi? Nta muterankunga yari afite. Aha. Abantu badukurikiye baze kuturebera muri Bibiliya, reka yenda mpita gisubiza, ntago ari ko atari afite umuterankunga. Yego, nicyo bigenda kuvuga, ariko ntago ari cyo bisobanuye. Nusoma dusanga bivuga ngo abandi bari bafite abantu babajugunyaga mu kidendezi. Urabyibutse? Ngo amazi yajyaga yihinduriza, hanyuma ngo yamara kwihinduriza bagafata umurwayi bakamujugunya mu kidendezi. Noneho we ntabone umuntu umujugunya mu kidendezi. Ngo ariko Yesu ahageze bigenda gute? Nawe yamushize mu kidendezi. Ushingiye kuri iryo jambo ni iki wabwira abantu? Ushingiye kuri iryo jambo, yego, igihe cyabo cyo kugera mu kidendezi kizagera. Kugira nabo bakire nyine. Gukira si indwara gusa, nyine hari igihe umuntu aba arushye mu mutima. Yego. Nabo nibihangane, Yesu ari mu nzira.
ari mu nzira za. Ni irihe jambo rigufasha wasangiza abantu badukurikiye? Ijambo ry'Imana, reka ibibazo tubicukiriza aha, ariko ni irihe jambo ry'Imana rigufasha uyu munsi wasangiza abantu badukurikiye nk'umuririmbyi mbere y'uko uza kudushyiraho indirimbo isoza? Njyewe buriya nkunda igitabo cya Zaburi. Yego. Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere nyine igice cya mbere. Avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Yego. Ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi. Yego. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aha, turanezerewe. Hanyuma abantu badukurikiye iryo jambo ribafashe kandi ribagwe neza. Esther abahaye Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere, musome icyo gice cyose cyangwa se musome iyo Zaburi yose, muraza kugubwa neza. Hanyuma ku bantu badukurikiye, ndumva tutakomeza yenda kubicisha ibiganiro cyane, ahubwo uyu munsi wa none ni ihe ndirimbo mugiye kuduha kugira ngo yenda dusubike tuzasubukura ubutaha? Icyo twashyiraho umusaraba. Umusaraba. Numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ngo ngende iyo nzira y'agakiza. Nubwo amajwi yari menshi ariko umutima uramaramaza, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hagiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hagiriye umumaro ntazibagirwa. Umusaraba ni wo ndirimbo yanjye, ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye. Wamesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu wawubambweho. Umusaraba ni wo ndirimbo yanjye, ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye. Wamesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu wawubambweho. None mpora mu mahoro, mvomera ku iriba ritajya rikama. Nubwo urugendo ari rurerure, umwanzi ashaka kunyaga uwo munezero. Umutima wanjye waramaramaje, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hagiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza
ndashima Yesu wawubambweho umusaraba ni wo ndirimbo yanjye ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye wamesheje ubugingo budashira ndashima Yesu wawubambweho yes Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndatekereza ko muturirimbiye neza kandi turanezerewe. Imana ibahe umugisha. Dutegereje izindi ndirimbo yenda zigiye kuza mu minsi iri imbere. Nkurikije ibyo mwaturirimbiye turanezerewe cyane. Uyu munsi wa none reka dusurikira ngaha ikiganiro twagiranye, twagira ngo twumve ko muririmba twanezerewe kandi courage. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Imana mu ijuru ibahe umugisha cyane. Hanyuma uyu munsi dufite insengero zifunze. Ntekereza ko yenda ari n'uburyo bwiza bwo kugira ngo ubuntu kuko ari abantu bakumve ibitangire vuba. Abantu benshi babuze yenda ahantu bakorera amateraniro, ariko dufite amahirwe y'uko abaririmbyi nkamwe mu gihari, kandi ayo mahirwe muyabyaza umusaruro tubasha kubumva tukanyurwa n'iby'Imana yabahaye. Gira ubutumwa utanga dusoza ikiganiro ku bantu badukurikiye. Muri iki kiganiro bazacyumve bagisoze kuko ni cyiza. Tuzagaruka ku Ruzabibu TV show, tuzagaruka tubashije byinshi. Yego, murakoze cyane mwese mwadukurikiye. Uyu munsi wari umunsi wo kugira ngo tubane na producer ndetse n'umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Nge twabanye cyangwa se ngewe wayoboye ikiganiro na Aphrodis Uwizeyimana. Ikiganiro cyacu nakagaruka umutwandikire kugira ngo twumve ibyo tugomba kongeramo, kandi turabashimiye ko mukomeza kudukurikira. Mugire ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Mwakoze.